Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel All Mining Update. Ngiye basuhuza ni Samson nk'ibisanzwe tubana kuri YouTube channel All Mining Update ndetse no kuri group ya WhatsApp All Mining Update. Yes. Rero niba utarakora subscribe kuri iyi channel, reba buto ikwegereye aho ngaho urahita ubona buto uyikandeho. Ikindi wibuka gukanda kunzogera kugira ngo amakuru dusohoye ajye bashahita kugeraho 5 kwa 5. Ikindi niba utari muri group ya WhatsApp All Mining Update rwose uri muracikwa kuko ni amakuru ya mbere na mbere amakuru abanza kwinyurira. Ubwo rero niba utarayinjiramo iyo group joining ubu tuvugana kabisa. Ikinzanye muri iyi video rero reba muri description y'iyi video urahita ubonamo link. Yes. Ikinzanye muri iyi video nje kuvuga kuri mining ya AES Network duheruka mbereka uburyo KYC phase 1 ikorwa, uburyo KYC phase 2 ikorwa, uburyo wadingamo address yawe ya Ethereum cyangwa se ERC20 muri AES Network app cyangwa se muri Trust Wallet cyangwa se nahe hose wayikuye muri Trust Wallet, muri MetaMask cyangwa se n'ahandi. Rero ikinzenye muri iyi video na update mbazaniye zikomeye cyane, ugendane nanjye mbazaniye update zikomeye cyane. Kubikuza bigiye gutangira guhera ku itariki 7. Uyu munsi turi ku itariki 4, urebe neza urahita ubibona. Guhera ku itariki 7 turatangira kubikuza. Haje update rero zo guhindura ibintu twakoze, mu byumve neza. Niba uzi yuko wakoze KYC phase 1 ukakora KYC phase 2, izo zose ukaba warazikoze, icyo usabwa kurikira iyi video unyumve neza tugendane. Nuvuga ngo hari itangazo bamaze gusohora none ahangaha rigaragaza ko KYC step 1 ubu tuvugana wenda reka mere kuri icyo ngicyo. KYC step 1 ira ya face verification bayishyizeho kuri bare abantu muri bugiye ho mukabona barongeye barayigusabye, batanze itangazo ko bashaka kugira ngo bongere barebe koko wakoze account cyangwa se wowe uri gumayiningisha iyo konti ufite ubu tuvugana ari wowe wakoze KYC na mbere. Nivuga ngo ni verification yo kugira ngo barebe koko niba muri miliyoni z'amakonti babona ese koko ba nyirazo baracyahari. Utaza rero kubona KYC garutse ngo mbaze ngo ko ndeba KYC bayigaruye. Icyo cyo ni ikintu nakonze no kubibabwira, nabibabwiye bigeze kubitangaza mu minsi yashize bavuga ko izajya igaruka ahubwo buri kwezi kugira ngo barebe koko wowe wigeze kuyiverifya mbere isura yawe ariyo yongeye kagaruka. Icyo gihe iyo bidasa, hari abantu nigeze kubereka muri All Mining Update WhatsApp mbereka bo konte baziborotse kubera ko hari ukuntu nyine uba wahinduye n'isura ibiki wisize ibindi bintu bigatuma konte yawe batabona ko wowe wa verify mbere ari wowe wagarutse. Rero KYC phase 1 dore niyo mpamvu hano babivuze ko bongeye bakayigarura mu rwego rwo kugira ngo barebe niba koko aba bantu muri miliyoni 2 bavuga bafite ese koko nibo bongera bakagaruka, nibo babandi nanone twabonye bakoze verification. Rero mutaza kwibaza impamvu yihishe inyuma y'ibyo byose KYC impamvu iri kugaruka. Akandi kantu k'ubwenge bashyizemo nuvuga ngo nakomeje kubibabwira nyine ko kubikuza bigiye gutangira kandi bizajya bigenda biba buri kwezi kugeza mpaka za tariki 7 z'ukwezi kwa 10. Murabyibuka mwese, nuvuga ngo mpaka tariki 7 z'ukwezi kwa 10 AES zawe ufite hano muri app ya mining izi ngizi muri kubona hano bazajya bagenda bafite ukuntu bazagenda babigabanya muri kino gihe cyose cy'amezi asigaye, ukajya ugenda uhabwaho paka zose zimutse zikagera muri wallet yawe, yaba ari muri Binance, yaba ari muri OKX, haba ari muri MetaMask cyangwa se muri Trust Wallet. Ubwo rero bafite ukuntu bazagenda babimanaginga nkuko na Avive ku bantu bayimayininze mu bizi baduhaye igice, izindi bazajya bagenda baziduha buri kwezi nako murabizi ku bayimayininze ni gutyo bimeze. Rero na AES niko izabigenza. Akantu ka update k'ingenzi rero nje kuguhereza nuko ya address twashyizemo mbere mu nkurikire tugendane, ya address twashyizemo muri iyi minsi yashije ya Ethereum ERC20 bamaze gutanga itegeko ko twese twemera tugomba kuyihindura. Ako kantu mukumve neza, nuvuga ngo nibuze ko wakoresheje address wakuye muri MetaMask cyangwa se Trust Wallet cyangwa se muri OKX ariko ari Ethereum, icyo usabwa ubu none ahangaha umurikire tugendane urebe iki uyihindura. Noneho ubu turi gukoresha iyo bita BNB Smart Chain address, muri kubibona. Nivuga ngo hano murabika mwese ko habaga hariho ngo Ethereum address, murabyibuka mwese. Ubu rero bashyizeho ko buri wese agomba gukoresha chain ya BNB Smart Chain. Ni ukuvuga ngo icyo usabwa rero ubu tuvugana, niba utizeye ko address hari ama wallet y'abantu akunda kuba dahuza, nk'ubu ngiye nshobora kwenda narakoresheje nka MetaMask, ni urugero hano wenda ni urugero nkaba narakoresheje
aderesi yo muri MetaMask. Iyi aderesi yo muri MetaMask ya Ethereum ndetse n'iya Binance Smart Chain zose ziba zisa muri MetaMask, ariko ushobora gusanga warakoresheje nka Trust Wallet ugasanga aderesi yawe ya Ethereum ya yindi wafashe ya ERC70 ntago isa n'iya Binance Smart Chain, kuko wenda exchange zose ntago cyangwa se aya ma wallet yose ama setting. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu ku muntu wakoresheje, wenda fata urugero umuntu wakoresheje nka MetaMask, dufata urugero aderesi yawe ya Ethereum, ya Binance, ya Arbitrum, zose zirasa my friend, zirasa pe. Ni ukuvuga ngo icyo usabwa wowe ushatse no kwiruga ubyeditinga wabyihorera niba warakoresheje MetaMask, ariko wenda niba warakoresheje Trust Wallet ntabwo nyankunda ngiye kuyikoresha. Ni urugero wenda niba iyi aderesi yawe baguhereza hano muri MetaMask, murahabona neza cyane hano iyi aderesi kuri Ethereum murabibona. Ni ukuvuga ngo iyo uhinduye ugashyira no kuri Binance Smart Chain hano muri MetaMask, urareba aderesi n'ubundi yo ntago ihinduka, ihora ari yayindi niba ubyitegereje neza. Ni ukuvuga ngo hagiyeho Binance, ariko nubwo byari biri kuri Ethereum aderesi yo irasa. Ariko ushobora gusanga nka Trust Wallet ukoresha wowe Trust Wallet, ushobora gusanga Binance Smart Chain idasa na Ethereum iriya ERC7, tugasanga wallet aderesi ntago zisa. Ubwo rero icyo gihe iyo bidasa, icyo usabwa ubu rero ni ukubihindura. Ni ukuvuga ngo niba uzi yuko wakoresheje Trust Wallet, genda usubireyo ujye kuzana aderesi ya Binance Smart Chain, aba ari uza kuzana wadinge hehe hano muri IC network, aba ari uza gushyiramo ko editinga biri gukunda. Ariko mbere yuko ibi byose bikunda, mbere yuko ibi byose ubikora, unkurikire tugendane, nudakurikira neza urasigara. Mbere yuko wemererwa kuba wahindura cyangwa se kuba wabona screen isa gutya, biragusaba kuba wanje kwa updatinga application yawe. Ubu tuvugana niba uzi yuko wikirirwa umbaza ngo ko na update mu minsi yashize, update yaje nshyashya, dore amakuru mbanya bafitiye. Ubishaka ajye kuri X, ajye kuri Telegram, arebe na yose, dore amakuru ngaya yose ariho, murabibona amakuru arahari. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere application yabo dore aho biri, mite bibabwira monthly KYC verification to maintain the integrity of our platform. KYC phase 1 will require the monthly verification to ensure consistent account ownership. No vuga ngo bya bindi babwiraga byo kuba account yawe izajya ihora ubona KYC buri kwezi, dore ngibi aho byanditse baravuga ko izajya igaruka buri kwezi kugira ngo barebe koko ba making sure ko wowe mu Bugesera, wowe hehe, ni wowe nanone wowe ufite coin 1000 bushize ukaba ufite 2000, ni wowe nanone ugira kumayininga cyangwa nundi wabihaye. KYC ibigomba kugaruka. Noneho murabona ko barabivuga hano ngo preparing of Binance Smart Chain distribution. Our updated app, IC app of Android and web version ICO now allow user to submit their Binance Smart Chain address. Ubu noneho turi gukoresha address ya Binance Smart Chain. Ushatse wayikura muri OKX, ushatse wakoresha iyo muri MetaMask, ushatse wakoresha iyo muri Trust Wallet, nizo zeme. Dore ngiba wo hataza kugira umuntu umbwira ngo nyikuye ahandi. Dore ngibi for users of OKX Wallet, MetaMask, Trust Wallet, nta yindi bigeze bavuga. Mu byumve neza ubwo mbagerageje kubereka ko update ziba ziri seriye. Bavuze OKX, bavuga MetaMask, bavuga na Trust Wallet. No kuvuga ngo icyo usabwa rero hano barakubwira ngo you can update your Binance Smart Chain via IC mobile app if you wish to change it. Nuvuga ngo ubu none habiremewe, ariko byemewe ku muntu wabanje kwa updatinga application. Niba uta updatinga application yawe ya IC network, jya kuri Play Store wihute urebe iyo application ukora update. Nusoza gukora update uraba wemerewe kuza ukajyamo hano, urahita ubonamo Binance Smart Chain. Nuvuga ngo niba uzi yuko wakoresheje yitayiyo, ukaba warakoresheje niyo muri MetaMask, ukaba warakoresheje yo muri MetaMask, ubu tuvugana ushatse wayihindura. Ikindi abantu bambaza ngo yo muri OKX, wenda reka ngiyo mite mbafasha abantu niba ubishaka no guhindura ubu ushatse wakirwa kugira ngo bizanakorohere guhita ukora trading bitakugoye, utiri ufata ngo coin ngo mbanze zikure muri MetaMask ngo nzizane muri exchange ya OKX gutradinga nibiki. Ushatse wahita utanga aderesi yo muri OKX utiboneka ite rero. Nuvuga ngo ugifungura OKX yawe, reka turindire irodinge mbere ku buryo kibona aderesi ya Binance Smart Chain. Nuvuga ngo urascrollinga hano muri wallet. Nuvuga ngo hano murabona ko ndi kuri wallet apana kuri exchange, murabibona. Nuvuga ngo ndasa nk'uzamura kugira ngo banyereke network zanjye, murazibona izi network rero. Nishaka mwande hano kuri all network, nimara gukanda kuri all network barama Binance Smart Chain, murayibona hano na OKX bitayifite
murabyumva. Iyi Bineb Smart Chain rero niyo bari kutubaza aderesi yayo, ni ukuvuga ngo nuyikandaho barakwereka gusendinga na receive nk'ibisanzwe, n'ubundi nyine ukopi aderesi yawe, ya aderesi aba ari uza kujyana hano muri IC network uyisubmitingemo. Ndibabwiye hakiri kare ko Bineb Ethereum batanze itegeko ko twese tugomba kuyikuramo. Niba uzi yuko wenda wakoresheje metamask ho akenshi aderesi ziba zisa, nicyo cyiza cyaho ushatse wayirekeramo n'ubundi, ahubwo ngubwo tukazadinga IC network yacu kuri Bineb. Ariko nka Trust Wallet ntabwo njya nkunda kuyikoresha, sinzi byayo, ntabwo nzi niba aderesi ziba zisa. Ushobora kuba warakoresheje Trust Wallet ugakoresha Ethereum aderesi ariko bikaba bidasa. Icyo usabwa rero hita ujyayo ufate urebe blockchain ya Bineb Smart Chain aba ariyo ukuraho aderesi uyizane. Update zo ubwo mba nzibaye ku gihe nibwo zigisohoka, mbibutsa ko bagiye kubitangira nk'uko narindi kubibabwira, no kuvuga ngo IC distribution cyangwa se kwimura Bineb Smart Chain. Dore ngibi hano barabitangaje ko bigiye gutangira kwimurwa, zigiye gutangira kwimuka. Ubwo rero muhite mugenda mu bikosore vuba vuba. Verification y'ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo wowe wamaze gukora verification ya mbere n'iya kabiri narabiberetse byose, dore ngibi aho biri. Ni ukuvuga ngo ugomba kujya ubyitaho nyine ukabikurikirana. Niba step 2 utarayikoze neza, humura, tegereza izagaruka. Ni ukuvuga ngo izagaruka. Hano bari kubivuga bati you can access KYC step 2 after 28 days. Igihe utarayibona tegereza rwose zaza my friend. Icyo usabwa rero hita ujoininga cyangwa se banze ugende ujye muri Play Store yawe cyangwa se iPhone, ngo bari muri iPhone App Store, ubanze updating application ya IC network, ubundi uhindure aderesi ushyiremo ya Bineb Smart Chain aho kuba iya Ethereum EL70 nkuko ubushe twari twabikoze ba nyiri umushinga. Dore bamaze kubihindura. Kuba bishidikanyaho mwigire muri X cyangwa se kuri Telegram ya ba nyiri umushinga, mukurikirana amakuru muyirebere my friend, mubyirebere. Ntago ngiye nzagera nzara hano mvuga ibihuha, nzajya nza hano mbahereza update ziri serious kandi mba nabanjije kureba nkabona kuko kari byo ba nyiri umushinga aribo babivuze. Ndabashimira rero mwe twabanye muri iyi video, mukore share kuri bagenzi banyu, mukore subscribe. Ni buri groupe admin, fata link iyi video waha abantu update muri groupe yawe. Sinzi impamvu mukunda kugira ibintu byo kwanga gutanga update, ahubwo abantu bakajya baza inbox, baraza inbox biki wabahaye update hakiri kare. Yes, ubwo rero muhite mubyitabira vuba vuba. Ndabashimiye, mukomeze mukore na mining kandi mudasiba, kugira ngo iyi mining yacu ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 tuzabe twayiga rwose 5 kwa 5. Mukomeze mugire ibihe byiza rero.